none n'urumogi nizo mpungenge dufite. Ese muri muturage azabona kabure byose ni umuganura. Yo nagize ngo mwarwihereye babushari. Kuva mu mwaka wa 2023 kugeza na n'izo saha mu isura y'ubusaza ntatana n'ibikote byacikaguritse. Yewe uwo mvuga nta wundi ni Bijeje Jirigwari. Uyu yateje urujijo rwinshi ndetse ateza n'impaka. Bamwe bati ni umusaza, abandi bati ni umusore, ariko se nawe akabyivugira agira ati ngiye narwanye intambara ya Shikaramu bigaragaza ko ngiye nkuze. Abandi bati ariko se uyu musaza usimbukagurika gutya nk'inkende uyu ni umusaza. Ariko mu minsi mike byatangiye kumenyekana ko ari umugabo ndetse ukiri muto, aho abarizwa mu myaka 31, uyoberanyiza mu ishuri ya Gikambwe maze ubundi agatwara imitima y'abatari benshi. Aho ubu ngubu abarizwa mu myaka 31, bivugwa ko yavutse mu mwaka wa 1995. Ndetse kandi Bijeje afite umugore n'abana babiri. Umwana we w'imfura bamwita Diane, akaba ariyo mpamvu abaturanyi bamwita Papa Diane ndetse n'umugore bakamwita Mama Diane. Ariko se nyuma y'ibyo byose maze kukubwira, ubundi Bijeje ni muntu ki? Hari byinshi ukwiye kumenya ku nkuru y'ubuzima bwe busharire, harimo nko kuba yarabaye imfubyi ku myaka 2 gusa. Ibyo bikaba ari ibintu byatumye abaho nabi, dore ko yagaruka ku nkuru y'ubuzima bwe amatama yabica ashoka amarira. Uyu Bijeje yivugira ko kubera ubuzima bubi yanyuzemo yabyirukanye indwara y'amavunja. Gusa ngo icyo uzaba nawe kijya, ibyo ngibyo ntibyamumujije ko uwo ari uyu munsi. Yewe inkuru y'uyu mugabo Bijeje yuzuyemo amasomo akomeye y'ubuzima, akaba ari nayo mpamvu twaguteguriye icyegeranyo gikubiyemo amateka ye kuva mu buto bwe kugeza abaye umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye. Ndetse kandi akaba yarigabururiye imitima ya benshi batangazwa n'ubuhanga bwe afite muri sinema, aho ashobora kwihindura atari we kandi akabikora neza ukagira ngo yihinduye neza niwe. Imuhaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube. Iyi ni Nyita M. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza ngo uyikore kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ubundi amazina ye bamwita Manizabayo Prosper, iwamamaye nka Bijeje Jirigwari muri sinema nyarwanda. Uyu yavutse mu mwaka wa 1995, avukira mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Yewe aha mu karere ka Musanze ni naho yize kuva muri primaire kugeza arangize secondaire, aho yarangije mu ishami ry'imibare, ubutabire ndetse n'ibinyabuzima MCB. Kuva mu bwana bwe Manizabayo Prosper yabaye mu buzima butari bwiza bwo kwicisha mu jisho. Isari yarasumbye iseseme, aho yisanze ari imfubyi ku myaka y'2. Umva ikindi kibabaje ni uko uyu Bijeje Jirigwari nta mukuru we nta murumuna we, niwe wenyine iwabo. Kuba muri ubwo buzima ni ibintu byamuteraga ibikomere, cyane cyane yumvaga abana bahamagara ababyeyi babo. Uyu Bijeje ubwo yaganiraga na Chita Magic yamubwiye ko ubwo yajyaga gusura bene wabo akumva abana bahamagara ababyeyi babo, yamubaje ati se ngiye ababyeyi banjye bari? Maze ubundi bene wabo nta kintu batinzemo bamubwiye ko ababyeyi be bapfuye. Ibyo byaramubabaje bimutera agahinda gakomeye cyane. Uyu Bijeje kandi yize amashuri y'abanza arererwa kwa sekuru kuko nta babyeyi yari afite, ndetse kandi akavuga ko uyu Bijeje yari yarasuye n'indwara y'amavunja. Kubera ubukana n'ubwinshi bw'amavunja yari afite, nyirakuru cyangwa se sekuru ntibabashaga kumuhandura, ahubwo batumizagaho umuryango mugari wo kuza kumuhandura no kugugura. Ubwo igihe cyo kuguhandura byabaga bimeze gute? Imiryango zarateranaga, reka aba yari kubura nk'iminsi nahitaga mbura aje ndiyera mu rutoki gukwera, ubwo baba baje bamfatirizaho ajyajyana mpandura n'inkoni rugeretse. Akenshi na kenshi iyo yabimenyaga yarakwepaga, nyamara uko yakwepaga niko amavunja yakomezagaho kugenda aba mabi. Uyu Bijeje kandi avuga ko yize amashuri yisumbuye yibana mu buzima bwa wenyine, aho bitabaga byoroshye, aho yabaga ari mu ishuri cyane cyane mu masaha y'igitondo. Yabaga ari mu ishuri ariko adahari, yabaga yicaye mu ishuri ariko ibitekerezo byibereye ku cyo ari buze kurya. Aho avuga ko yashoboraga kumara iminsi 2 atariye kandi yiga. Ndetse kandi avuga ko akiri umunyeshuri hari igihe ajyaga yicara mu ishuri abandi bakiga, mwarimu akandika note akarangiza ikibaho agasiba akarangiza n'ikindi, yagaruka agasanga note bazigeze kure. Nta kindi yabaga atekerezaga icyo ari buze kurya.
ndetse kandi avuga ko yiga mu mwaka wa 4 segonderi yageze kurarira ibishayote cyangwa se ibidodoki bitewe n'imvugo bivugamo bitagira ikindi kintu na kimwe, yaba udushyimbo cyangwa se izindi mboga zitandukanye. Yiga nko mu mwaka wa 4 segonderi narariraga ibidodoki byonyine bikanuye, nta n'ikijumba, nta. Ikindi kandi ku ishuri kwishyura amafaranga y'ishuri ntibyari byoroshye, ahubwo wasanga bagenzi be bafataga ku mafaranga yo kurya bakamwishyurira igice nawe akigamo ikindi gice. Ni gutyo Bijebuja yize arinda arangiza segonderi, ubuzima burakomeza. Ariko se ni gute Bijebuja yisanze muri uyu mwuga wa sinema? Hereye ku ishure muri za Media Club kujya kuri Rasamburema. Ubundi byose twavuga ko inkomoko yabyo ari ku ishuri muri za Media Club ndetse no mu makinamico atandukanye yakinirwa ku ishuri niho yatangiriye umwuga wo gukina filime. Bijebuja avuga ko akirangiza segonderi yabanje kubaho umuyede ariko nyuma aza kubaho umufundi. Ibi navuga ko yamazemo imyaka 4 yose, ndetse kandi avuga ko yakomeje umwuga wo gukina filime akiri umufundi nyuma y'uko abanyeshuri biganye harimo Nsabe n'abandi bashinze Irebero TV, maze ubundi bakaza barinyuzaho imikino itandukanye, filime ndetse n'amakinamico. Gusa iryo tsinda riherutse gucikamo ibice bibiri, ndetse kandi Bijebuja avuga ko ubwo yabaga ari kugikwa cyangwa se ari kubaka hari igihe bamuhamagara ngo habonetse agaseni ko gukina akajya gukina, nyamara benshi bakoranaga bamuhaga urw'amenyo. Gusa ikintu gitangaje bamuhaga urw'amenyo aka kanya nibo bafana be ba mbere, iyo bahuye baramubwira ati turagufana kandi turagushyigikiye, nyamara nibo bamucaga intege. Ariko kuko yari azi icyo ashaka yarakomeje arahatana kugeza bigezeho. ariko iyo mpuye n'umwe mwabo bafundi twaragusengera. Bijebuja umwana wakuze atagira n'urwara rwo kwishima, ubu ngubu ni ikirangirire muri sinema, kandi akavuga ko ibi ngibi bimutungiye n'umuryango. Ubwo Bijebuja yaganiraga na Kigali Today yabajijwe impamvu hamwe na bagenzi be bahisemo gukina mu rurimi rw'aho baturuka, yabashubije ati uyu niwe mwihariko wacu, niyo gakondo yacu. Ibi ngibi byatumye aho duturuka hazamuka akagera ku rwego rwo hejuru. Ubu ngubu Bijebuja afite intego y'uko agomba kuba umukinnyi ukomeye mu gihugu ku buryo azajyana na Perezida Paul Kagame muri Rwanda Day. Aka kanya Bijebuja ageze ku rwego rushimishije cyane muri sinema nyarwanda, aho yakinnye muri filimi zitandukanye zirimo iyitwa Ibanga ya Miss Nyambo, zirimo filimi zitandukanye za Hiraman, zirimo The Forest ya Saroba n'izindi nyinshi. Yewe izo uyu mugabo yakinnyemo zo ntiwazirondora ngo uzirangize. Byari ibintu bishoboka kuba utakibona Bijebuja mu isi ya rurema nyuma yo gukora impanuka ikomeye cyane bakayirokoka. Iyi ngiyi yabaye mu mwaka wa 2024 ibera mu muhanda wa Kigali Musanze. Ubwo uwo bita Bijebuja na Dr Nsabe ubwo bari bageze ahitwa Ruvuruga mu karere ka Gakenke, imodoka yabo sinasiba kuvuga ko yahenangutse, maze ubundi barakomereka bikomeye, gusa bajyanwa kwa muganga. Haciyeho iminsi baje kuba bataha batangira gukurikiranirwa mu rugo. Ubwo bari bamaze gukira bagaragaye bashima Imana yabarokoye, bati yabarokoye hari kwa heri no kuzongera kunshigera, ariko burya Imana itari yavuga ngo ntabwo igihe kitaragera naho wajya, Imana iba ikikurinze mu mababa yayo. Kugira ngo se ibyo naguteguriye saha birangiriye. Nyita Emi. Akoze cyane kubana nanjye. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza ngo uyikore. Like, share ndetse na comment. Niba video wayikunze yisharinge bagenzi bawe. Ndetse kandi utere comment kugira ngo tumashe kumenya niba ibintu twakoze hari abantu babikurikirana. Ciao ciao.